Imana ishimwe cyane kandi n'umunezero mwinshi kuba twongeye kubona umwanya mwiza w'amateraniro kugira ngo tubashe kuba imbere y'Imana, kuko imbere y'Imana naho umugisha kandi Imana iba yaturaritse kugira ngo iduhe ijambo ryayo ndetse iduhe isezerano. Ikaze rero imbere y'Imana uyu munsi mwese Imana ibaho umugisha. Nanezerewe cyane, nashimye Imana kubw'amashimwe mwatanze, kubw'amasengesho mwakomeje gusenga ndetse no kuyobora iyi gahunda yo kuba imbere y'Imana. Imana ibagirire neza aho mwaturutse hose kandi intambwe zanyu izuhe umugisha, izizirikane ndetse ihore ibibuka. Kandi muri kano kanya turi imbere y'Imana, ndashima Imana cyane kuri iki cyumweru cy'amashimwe, icyumweru cya nyuma cy'ukwezi kwa gatandatu. Ni ukuvuga ngo tumaze amezi atandatu muri uyu mwaka, dusigaje andi mezi atandatu, kandi kuko Imana yabanye natwe muri aya mezi atandatu atambutse, ibyo yadukoreyemo byose. Umuririmbyi yararimbye ati bari iyo migisha uyirondore ntusige n'umwe, erega ni myinshi yo gutangaza. Kubw'ibyo rero icyumweru nk'iki ni icyumweru cyiza cyane, kandi ndashima Imana kubwo ijambo iduhaye, ijambo ritubwira ngo agura imbago zawe, agura imbago zawe. Mu guteka kwa kabiri igice twasomewe cya 19, ndasoma umurongo wa 8 ndetse nsome n'umurongo wa 14. Kandi Uwiteka Imana yawe niyagura urugabano rwawe nk'uko yarahiye ba sekuruza banyu, akaguha igihugu cyose yarahiye ba sekuruza banyu ko izabaha. Umurongo wa 14, ntuzahine imbago z'urubibi rwa mugenzi wawe zashinzwe n'abakera muri gakondo yawe uzahabwa mu gihugu Uwiteka aguha guhindura. Imana ishimwe cyane. Uwiteka araguha igihugu ngo ugihindure, Uwiteka araguha umugabane wawe. Ndetse hariya ku murongo wa 3, ku murongo wa 9, ngo uziyongerere indi midugudu 3, uyongere kuri ya yindi uko ari 3. Kubera iki? Kuko nugendera mu nzira Imana ikuyoboye, nugenda ukunda Uwiteka Imana yawe, ugahora ugenda mu nzira ikuyoboye. Imana ishimwe cyane. Nugenda mu nzira Imana ikuyoboye ukagera muri kiriya gihugu, ubwo uzaba ufite imidugudu 3, noneho uzongereho iyindi 3, uzaba ugeze ahagutse. Imana ishimwe cyane. Imana rero ishaka kugira ngo ikugirire neza, Imana ishaka kwagurira imbago. Icyo ni icyifuzo kandi ni isezerano. Imana ishimwe cyane kandi ukuri Imana yaguha icyubahiro. Yabesi yasabye kwagurirwa imbago. Mu Ngoma za Mbere igice cya 4 umurongo waho wa 9 haratubwira inkuru za Yabesi. Burya izina ntirikakuzirike ngo riguhambire, ahubwo ujye ujya imbere y'Imana uhindure amateka yawe. Imana ishimwe cyane. Mu gice cya 4 mu Ngoma za Mbere umurongo wa 9, ngo Yabesi yarushaga bene se icyubahiro, kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati namubyaranye agahinda. Nuvuga ngo Yabesi, izina Yabesi mu Kinyarwanda ni gahinda, ni gahinda. Nuvuga ngo nyina yamuhaye izina bitewe n'uburyo ki yavutse. Nyamara kandi ijambo ry'Imana riratubwiye hano ngo Yabesi yari umunyacyubahiro. Nubwo yiswe gahinda mu bavandimwe be, ariko iryo zina ntabwo ryamufunze, ntabwo ryamushyize mu kazitiro, ahubwo yagiye imbere y'Imana. Dukomeze umurongo wa 10, ngo Yabesi atakambira Imana ya Isirayeli ati icyampa ukampa umugisha rwose, ukagura imbago yanjye, kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye, ukandinda ibyago ntibimbabaze. Haleluya. Ngo nuko Imana imuha ibyo yasabye. Ndaguhesha umugisha mu izina rya Yesu kugira ngo uyu munsi urugendo wakoze, gahunda zawe n'ibindi byose ukabihagarika kugira ngo tube imbere y'Imana. Imana ikugire neza kandi ibyo uyisaba byose biguha. Imana ishimwe cyane. Mu gihe cya none bigaragara yuko harimo abarambiwe, harimo abarushye, harimo abumva mbese amatwi yabo bagombye kumva ibindi biganiro bishekeje, ibindi za porogaramu zindi, ariko wowe ukumva ko uhitamo ijambo ry'Imana. Imana yahaye Yabesi ibyo yayisabye byose. Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo rero hanga amaso ku buryo ki Imana ihindura amateka, ku buryo ki uyu munsi nuhanga amaso ku buryo ki Imana iri kuguhindura, ntuhanga amaso ku byo ukora, kuko Imana hari ikiri gukora mu bugingo bwa. Imana ishimwe cyane. Abisirayeli bisanze mu bibazo bikomeye cyane bitari biboroheye, kuko bari mu rugendo rwo mu butayu. Tekereza imyaka 40 yose bagenda bazenguruka urugendo, bari kugenda icyumweru kimwe. Imana ituvane mu butayu, Imana itwihutishe cyane
twinjire i Kanani. Imana irabishoboye kandi ifite kugira neza kwinshi. Ni Imana ihindura amateka, ni Imana ihindura izina. Imana yahinduye Yakobo izina. Yakobo ni izina ryavugaga umutubuzi, umuriganya, ariko Imana imuha izina ry'isezerano. Imana ishimwe cyane kubw'urukundo rwayo. Mu ngorane rero ntabwo twabura kwibaza kubera iki ari jyewe, kubera iki uyu munsi. Ese ibyo byose ndagira ngo ubwire ngo Imana irahari kandi irahari mu guha umugisha. Imana ishaka ngo ukore igishushanyo mbonera cy'ubuzima bwawe. Ni ngombwa cyane, niyo mpamvu iduha ijambo ryayo kugira ngo noneho tuyoborwe n'ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana niryo ritwereka icyerekezo, nirwo rumuri rutumurikira inzira zacu, ni itabaza ry'ibirenge byacu, ni umucyo umurikira inzira zacu. Imana ishimwe cyane. Kandi uyu munsi turi imbere y'Imana mu buryo bw'amateraniro, ni ibanga rikomeye cyane. Burya Abisirayeli n'uburyo Imana yabanaga nabo mu rugendo, Imana yarabarindaga kandi ku buturo bwayo ikahashyira icyubahiro ndetse ikahashyira ubwiza bwayo. Imana ishaka rero yuko tugomba gushyira gahunda yayo mu buzima bwacu, tugatera intambwe kandi ikaduha ibisubizo aho idushyize, aho Imana itwemereye ko tuba turi, akarere utuyemo, umurenge utuyemo, akazi ukora, ishuri wigaho, aho hose Imana ishaka ngo ihaguhere umugisha. Imana ishimwe cyane, kuko Imana yacu ni Imana ntakumirwa, ishatse kuguha umugisha ntawikoma mu nkokora. Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo wagure imbago zawe. Imana ishimwe cyane. Buryo ki rero tugiye kwagura imbago zacu? Uburyo bwa mbere ni uko ugomba gusobanukirwa icyo ukeneye. Haleluya. Kandi icyo ugomba guhindura, hari icyo tugomba guhindura. Ubu turi mu cya kabiri cy'umwaka, akenshi dukunda gutekereza ibyo tugomba guhindura mu kwa 12 tugira ngo twinjire mu wundi mwaka. Reka dutekereze yuko muri iki cya kabiri cy'umwaka hari icyo tugomba guhindura, ni ukwagura imbago. Ntugomba kunyurwa n'ukuntu wumva umeze, ntabwo ugomba kunyurwa n'ahantu ufite. Imana irashaka ngo wagure imbago ndetse ukube gatatu. Imana ishimwe cyane. Imbago mu mutima wawe, imbago mu kwizera kwawe, imbago mu kazi kawe. Imana ishimwe cyane. Imana yaduha amasaha 24, ariko Imana iragira ngo uyagure. Haleluya. Iragira ngo uyagure maze uyabyaze umusaruro. Bivuze iki? Bivuze ngo Imana urayireka ikazi igakorera muri wowe, kuko amasaha 24 azagumara amasaha 24, ariko umusaruro. Niyo mpamvu Isaka yarabibaga agahinga, noneho agasarura umusaruro w'imyaka 100. Imana ishimwe cyane. Kubera iki? Kuko yari afite umugisha. Imana yabwa icyubahiro. Kubw'ibyo rero hari icyo Imana ishaka ngo duhindure. Imana irashaka twinjire mu kwezi kwa 7, hari ibyo twahinduye, imibereho uyihindure, uburyo ugenda ubihindure, imyitwarire uyihindure, ariko cyane cyane uri mu ijambo ry'Imana. Kubera iki? Kuko niba uzi inzira z'Imana birahagije, inzira zawe uzihorere. Imana irashaka ngo tuve mu nzira zacu twinjire mu nzira y'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Ni ukuvuga ngo umenye icyo ukeneye. Niyo mpamvu Barutimayo umwami Yesu yahuye nawe, none aramubaza ati ariko urashaka nkugirire gute? Noneho Barutimayo bati nanjye ndashaka kureba. Haleluya. Nuvuga ngo Barutimayo yasobanukiwe icyo akeneye. Ese nkugirire gute? Tekereza, nkugirire umwami Yesu Kristo, umwami w'abami, ahuye nawe uyu munsi. Ese nkugirire gute? Ni hehe ushaka kwaguka? Ni hehe ushaka kwagukira? Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo uyu munsi rero muri iki cyumweru dukora igishushanyo mbonera cyo kwaguka. Imana ishimwe cyane, kuko ni ubushake bw'Imana. Imana iduha ijambo ryayo, niturifata nk'isezerano byanze bikunze irarisoza, kuko Imana ntabwo ibeshya kandi Imana irabishoboye. Niyo mpamvu yemeye yuko uboneka imbere yayo kugira ngo iguhe amasezerano kandi meza. Imana igiye kutwagura. Imana ishimwe cyane. Icya kabiri rero, buryo ki twakwagura imbago zacu? Icya kabiri, wizere ko ushobora guhindura icyo ugomba guhindura. Wizere ko ubishoboye. Kubera iki? Kuko Imana irahari ngo igushoboze. Kubera iki? Kuko ntabwo ari wowe ugiye kubihindura, nubigerageza bizakunanira. Wagerageje inshuro nyinshi cyane byaranze, ariko noneho rero bigiye gushoboka kuko Imana igiye kugushoboza. Imana ishimwe cyane. Imana yacu ni Imana ishobora byose, ni Imana izi byose, ni Imana ibera hose icyarimwe. Kubw'ibyo rero kwagura imbago zawe ni ukwizera yuko ibyakunaniraga guhindura ugiye kubihindura mu izina rya Yesu. Ni
niba wabonaga amafaranga ukayakoresha uko ushatse, Imana ije kugushyiriramo gahunda. Imana ishimwe cyane kugira ngo ikungure kandi ikwagure. Imana yabwa icyubahiro kandi Imana igira neza. Niyo mpamvu nyina wa Yabesi yaravuze ati uyu nguyu rero we namubyaranye agahinda, ariko Imana ishimwe cyane kubwo gusenga kwa Yabesi. Yabesi arasenga asaba Imana avuga ati iby'agahinda no kugenda ibintu byanga bimbabaza ubihindure Mana. Niyo mpamvu Imana iyo dukoze icyo tugomba gukora iratwagura. Mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 13 usanga ko ku murongo wa 14 Aburahamu amaze gutandukana na Loti, noneho Imana igira gute? Imana imuha umugisha. Imana ishimwe cyane kubera iki? Kuko akoze icyo, ahinduye icyo agomba guhindura. Imana yaramuhamagaye, noneho abwira Loti, baravugana baragendana, ariko ageze hariya afata umwanzuro, abona yuko batagomba gukomeza kugendana, ntabwo bari bahamagawe kimwe. Amaze gufata uwo mwanzuro wo kwitandukanya na Loti, Imana imuha umugisha, iramwagura. Imana ishimwe cyane. Imana ikikubwira ngo witandukanye nacyo ubyemere. Ntabwo byari byoroshye kugira ngo Aburahamu yivaneho Loti, dore ko n'umutungo wari umaze kwiyongera, inka zari zimaze kwiyongera cyane. Urumva byari biryoshye, ari uburyohe, ariko Aburahamu afata umwanzuro avuga ati hitamo aho ujya, nujya iburyo ndagenda ibumoso. Imana ishimwe cyane. Amaze gukora icyo cyemezo n'uwo mwanzuro, Imana iramubwira iti rambura amaso uraranganye urebe, aho ubona hose ndahaguhaye. Imana irashaka kwagura imbago zawe. Imana ishimwe cyane. Uburyo bwa gatatu rero Imana ishaka ko dukoresha ni ukugira ngo uhindure icyerekezo. Ni ngombwa guhindura icyerekezo, tukinjira mu cyerekezo cy'ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana rya buri munsi. Kubera iki? Kuko umwami Yesu Kristo yarabitubwiye muri Matayo igice cya 4, ntabwo umuntu atungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Uwiteka. Niyo mpamvu buri munsi ijambo ry'Imana, kugira ngo n'ubundi twinjire mu cyerekezo. Icyerekezo Imana iduhaye rero ni ukugira ngo twagure imbago zacu. Wagura imbago zawe, nagura imbago zanjye, itorero ryagure imbago. Kubera iki? Kuko ubwami bw'Imana buragomba kwaguka bukagera mu bihugu byose 137, bukaguka bukagera mu mirenge yose 416, byibuze muri buri murenge hakaba harimo abakozi b'Imana, abigishwa, noneho bagahagarara nk'inkike, bagahagarara nk'abarinzi ku nkike, ndetse bagashinga ibendera ya Kristo. Imana ishimwe cyane. Icyo nibwo butumwa Imana yaduhaye dutangira uyu mwaka. Tuzabigarukaho twenda kurangiza iki cyumweru, kuko turagomba kujyana ubutumwa bwiza ahantu hagaragara ko nta butumwa buhari. Muri iki cyumweru twari dufite urugendo rwa misiyo, ntabwo rwabashije gukoreka kubera ikibazo cy'icyorezo, ariko dukomeze dusenga Imana, dukomeze kwinginga, dukomeze kuba imbere y'Imana, kuko Imana irashaka kudukoresha. Imana ishimwe cyane. Imana yarakwishigarije, niyo mpamvu uri imbere yayo uyu munsi, ndetse n'abari kure turi kumwe mu buryo bw'ikoranabuhanga. Imana yaragutoranyije kugira ngo ukunde ibyo ishaka mbere yo gukunda ibyo ushaka wowe ubwawe, kuko ibyo dushaka ubwacu burya hari nubwo biba bitari byiza cyangwa ngo bibe bifite n'umumaro. Imana yahabwa icyubahiro. Kubw'ibyo ijambo ry'Imana ryo ku cyumweru ni ngombwa cyane, ritubera umuyobora kandi ritubera inzira, ndetse n'umucyo n'urumuri n'igisubizo cy'ibibazo byacu byose. Imana ishimwe cyane. Mu gusoza rero ijambo ry'uyu munsi n'isezerano ry'iki cyumweru, reka turebe buryo ki Imana itubwira kwaguka. Muri Yesaya 54 umurongo wawo wa 2 hari icyo Imana ikubwira gukora, kandi usenga Imana mu izina rya Yesu uyobowe n'Umwuka Wera, maze Imana ikwereka uburyo ugiye kugenda upima, wagura ikibanza cyawe, wagura umupaka, wagura imbago. Imana ishimwe cyane. Umurongo wa 2 ngo agura ikibanza cy'ihema ryawe, rega inyegamo zo mu mazu yawe zigireyo, ntugarukire hafi, wungure imigozi yawe ibe miremire, ushimangire imambo zawe. Ushimangire imambo zawe. Mwene data, muvandimwe, mushiki wanjye, ndakubwira ushimangire imambo zawe. Bishatse kuvuga ntihagire ugusunika ngo akuvane mu kwizera, ntihagire ugusunika ngo akuvane hawe. Ntibishoboka. Kubera iki? Kuko umwami w'abami ari kumwe nawe. Ushimangire ijambo ryawe, wishimangire mu buntu bw'Imana, kandi ni ukuri ukomeze gusenga. Umwaka wa 2021 ni umwaka wo kwagura imbago, umwaka bigishwa duhamagarirwa guhinduka, tugahindukira, ndetse tugafasha kugira ngo n'abandi bahinduke, kandi ni ukuri babone ibisubizo biturutse ku Mana. Imana ishimwe cyane. Imana iguhe umugisha, ikugire neza. Niba ufite umutima wo kwinjira muri uyu muhamagaro w'Imana wo kwagura imbago no kwagura ubwami bwayo, dusenga Imana. Uwiteka Mana, mu izina rya Yesu, ushimwe himbazwa w'icyubahiro, uruwera kandi urakiranuka. Wahuye na Yakobo umuhindurira izina Abisirayeli, wahuye na Yabesi wumva gusenga, maze umuha umugisha umuvana mu kababaro.
n'umubabaro. Uwiteka twateranye uyu munsi mana, twakiriye isezerano ryo kwaguka, twakiriye isezerano ryo kwaguka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turaseze mana ku bw'itorero ndetse natwe nk'isengero mana wahamagaye kandi ukaba utuye muri twe kugira ngo twaguke mana, tugire imitima migari wishimira. Habwa icyubahiro mana igira neza, mana ishobora byose, ko witeguye kudutabara ukadukiriza igihugu, ugakiza isi ya none. Uwiteka mana, iki cyorezo umuti wayo uri mu maboko yawe mana, kandi urabishoboye. Shimwa uhimbazwe mana ishobora byose, uhereye none ukageza n'iteka ryose mu izina rya Yesu, amen.